reka mbabwira urumva ejo bundi twari twaburanye reka mbabwira nuko Imana mana korona irambangamiye uzi basi yaba yazo yavagaho tukigendera mana sisha byagenda gutenyuza wayizanye wayizanye nyine ko nshinzwe inyuma ahubwo mana arakanshaka ko tuganira urumva niyo manigi yo twicanga ibintu tuganira urumva ubundi hari abaniga njya mbona urumva yifunze ari ku cyangwe cyataye sinakubwira urumva ako ku cyangwe nta kintu yibitseho mwimbere yifunze nafungo yibitseho nta yipinda man mwe ntago mubibona turabibona man nese bigenda bite man yasuye ucucu man ahubwo reka mbabwira urumva ubundi inzu n'icyuririyemo urumva hajya ushaka kubona nk'umutari urumva ibideda agatace keza rwose urumva kandi umushenzi arasesera mu uranyumvira indondogozi we tugasanga tamuri kadira ariko akagera ku rumoto rw'urujagi ugenda rujegera na practice itagaragara yego man cyamushenzi ikibazo by'ubugoryi uri kuvanga umuntu agomba kuba yifunze yakifunga yaburaye wabuzwa n'iki se ko n'inkweto wazikuyemo ko inkweto waze nani kina we nta n'isa n'ubufite utazikuyemo sugundushije kamiraza nambaza ariko ndi sasigaje muri uyu mukiri uyu bundi amaniga y'ikike nta kintu aba afite reka mbere ngiye kumusaba akantu kamwe gusa ubundi murahita mureba ko nta kintu aba yibutse ngo nakahe ko nimukabaza amenyo y'inkoko mureba umuntu ngo mutigeze mureba uri kutubwira ko wagiye oya mutigeze mureba mana amaniga y'ikike aba yifunze n'akagutwara Yesu we ambwira salama ndakuzi ariko nyine hari akantu ndakubusanga pampi yanjye n'iki se ko nakuzi kunyereza ase man mvamubwire basi nta nakajana jana ariko wakoze ubona kukiye basi wamaye akajana kamwe gusoma umuntu wese wijana wakoze iki wireba keceti hari akazi se wakoze man ako mana abantu bakera bizi keji yacu umuntu akebana amubwira ko afite akajana nabirenze ugize umuhereze jana kamwe gusoma nari nta kibazo ariko mfite amafaranga menshi mbanze nje kuvunjira nese ntakubazana ngako uramvunjira suru oya nana kuvunjira ariko wamvunjira ute se kandi usa nabi reka nje kuvunjisha nze ngwijana wenda rero ko wanifuza izo nda no kukwica nta kibazo man ako nyine nese waretse mwa nje kuvunjisha ari haruguru ku mwagenti naringa ngagenda I can hear the demons call when they do what they do and now karibu kiria ndeko nateka mutu Nossa, fata turenga boss byose wowe Deva nimba yose oya ntago nirwa nde ntago ndikandeba ako sundi wowe ase muri mujaka ari nguri sitafari muwayeko itafari no wese ugeze hano wese uri umwaje kuki wanyigizeho ikariso kutashaka kumva ikariso nye umva najana ntabwo ari rwose mbabarira sibyo nayiganombe mu kajyasi se nagira mana n'amafaranga ura mani njye mbabara nuku nose nanjana wa mbere oya rwose bikigiye kuba mfite make ufite amazi nzira wamaze
nibyo byiza mani nese urabona najya n'ubundi njye nabonye uri umuntu wicara ko nanifunga wari witseho reka tubisubire ngo nayicara sibyo nabirenze wenda wasambira n'ijama urakoze cyane uri umuntu mwiza imana izakwiyevugisha n'umuntu mwiza muraho n'ijana ryawe mani biki wari kuyaza dore ngiyi imana ari biki afite shawa bari kuyaza ijana nari kuyo kuko watinyutse uri kuraho mani nari kuyo musa ubuse ndagera mu rugo mani neza mukajyasi byaho warandeba mani wagiye ku rugo mani byajemo abantu basa banabyukiye ku kazi umva nuza byose uri gitsema igendere sha ntabwo zikamaniga aya mariga twayavukiyemo ni amariga yo ku gisozi musa genda ndabizi aho uri buca habe winyabiza ayo ndarushye we kandi mbwiye ko unyura hose ndamusanga reka nzi nihisha kirambona You know you can be prosecuted for that. Enemy spotted. mbese muri banki ntabwo tuzi ntago nakwanga urango jambasi aranyishe mana yanjye yaranyishe kazi keza abasore banjye gwe wari uzi ngo urancitse iryo jwi ko numva rimeze nk'ahantu ndizi mwana akareko ahubwo se boss tukanyuze ako gashenzi murabizi mukikorera niko gwe wari uzi ngo urancitse niko wamushaka nta soni twari umushenzi shi genda bari garagisozi mwana twe turayamenyera mujyane Kujyana he? Nabo turajyana se? What? Not be juju be that. What? Phone guy? You know you can be prosecuted for that.